Sawa murakoze cyane. Iyi ni channel yanyu Papa Biraso, mumaze kumenyera abake cyangwa benshi. Dukomeza kubaha ikaze abatara kanda subscribe, tubasaba kudukandira, kudukorera share kugira ngo biganiro byacu bigere no kubandi, kandi muzaba mudushigikiye cyane. Je mumaze kumenyera amazina ni Steven, ndi kumwe n'umutumirwa benshi muramuzi ariko nta uzimenywa na bose, harimo abandi bashobora kuba batamuzi. Ni mukuru arabibwira. Uyu munsi no twazanye ngo tuganire ku tuntu dukeya cyane bitari byinshi ariko byingira kamaro cyangwa bifite ico bidufasha kuri twebwe tubyumva kuri uno munsi, cyangwa abari kudukurikirana none n'abandi bazadukurikirana, ariko tusaba kugira ngo mukore share na subscribe, muzaba mudushigikiye cyane. Murakoze, reka tumuye kaze cyane, turakwakiriye mwana. Asante cyane. Bibwira abavandimwe n'umara bitangije ko mubizi abanzi ni amazina. Nitwa Kavama Patrick, umukozi w'Imana, ntuye muri Kenya, kuri umurimo wo gucuranga. Ubwo nyine nibwiye abatanzi kubera ko umuntu bamwe baba bakuzi abandi batakuzi, rero abatanzi nayo mazina yanjye niyo adresse yanjye. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Yitwa Patrick, n'umucuranzi abantu benshi baramuzi. Ni umugabo arubatse, umugabo w'abana babiri, hajya n'abakobwa n'abahungu. Abakobwa, umugabo w'abakobwa babiri, ejo bundi azaba bafite abakwe, abakobwa bazakura vuba cyane. Rero tumuhaye ikaze, namwe tubaha ikaze kugira ngo tuganire. Ntabwo tuje mu bintu byinshi, turi abakristo. Byo zose murabizi ko turi abakristo, turaganira ku bintu bya gospel, ntitujya ku ruhande rwabyo cyangwa ngo tuje mu bundi buzima bundi. Ntabwo tuzi cyane cyangwa turabuza, ariko ntitubivugaho, yenda tuzabivugaho undi munsi. Mwumvishe ko ari umucuranzi, ni n'umuririmbyi, nubwo adakunze kubikora cyane nk'umwuga uko yabigenje ku ubucuranzi yabigize umwuga, yenda kuririmba ntarabihagurukira cyane, ariko nabo ni umuntu ufite impano ubasha kuyobora abantu bakanezerwa. Tuguhaye ikaze cyane. Murakoze cyane. Ikintu dushaka kuganiraho ni ikintu kijanye na abacuranzi navuga b'abanyamurenge, yenda niho byumvikana cyane, cyangwa bakoresha runo rurimi niba bagwita Rwandaphone. Ni nkuko ariko cyane turaje mu bacuranzi b'abanyamurenge. Abacuranzi b'abanyamurenge nico tuganiraho kuri uno munsi. N'umuvandimwe n'umuntu ufite experience cyane, njewe namumenye 2015 ndatekereza, arije twageze Bugande Imbarara, cyogiye mu rusengero, sinibuka ukuntu yitwa, niba gwaraje no kurangira umugabo waruvuze niba ndibuka twakoze sorti. Icyo gihe nibwo nakubonye bwa mbere n'amaso yanjye muri Shekina. Twasohokeye ko ari yitwa Maritusi. Icyo gihe ndibuka nibwo nakubonye ntakuzi, ariko numva nyine uri umuntu ni nkabwo nawe wari bisa naho utangira kugendagenda, ibintu biri kuza neza cyane. Ikintu cya mbere mbaze kuva cyagiye kugeza ubu ngubu turi 2025 mu kwezi kwa 11, hafi turi kuja kwinjira mu kwa 12, mwaka uri kurangira. Iyo myaka yose ushobora kudusangiza gatoya kuri experience umaze gucamo kuri iyo myaka, kugira ngo n'abandi batangiye uru rugendo bumve akamaro ko kugira experience, cyangwa niba umuntu umaze imyaka mu bucuranzi nta kintu abarusha cyane umuntu ugitangira. Utuganirize cyane ku kantu ka experience umaze kugiramo kugira ngo dutangire tuganire. Murakoze cyane. Icyambere, iyo myaka urumva ni myinshi cyane, myinshi, kandi piano ni gahoro gahoro. Piano ni gahoro gahoro, ariko kandi urashobora no kugira experience vuba bitewe na abongereza baravuze ngo practice make perfect cyane. N'imyitozo yawe no gukunda piano no kubikora cyane, ugenda neza uko hozaho niko bigenda, niko experience igendiza. Rero umucuranzi wese uri kunyumva nonaha, bigerageze pe, nubigerageze tibizagutwara igihe kinini, bizakunda kandi mu gihe gitoya. Murakoze cyane. Ikindi kintu nkubaza, nanjye ndo umucuranzi, nanjye ndi kwiga birafasha. Uri kwiga kandi wo kwigisha? Oya, ndi kwiga. Hari ikintu ese ko abanyamurenge igisirimba nico twagiyemo cyane, of course nico dukoresha cyane, ariko nje ntekereza ko ni refu tuba cyangwa no kutamenya, akaba arico twita umuziki.
twita umuziki noneho ugasanga dutangira no guhanganisha abacuranzi b'umukungu tukita ko ari abacuranzi babizi ikintu cya mbere ubanza ugira inama umuntu cyangwa ugira icyo uvuga ku muntu wahisemo gucuranga umukunga gusa wonyine ntiyita kurura muziki wundi nakwita ko ari wo muziki nyamuziki nje ku giti cyanjye ntiriwe nabikubaza yenda atagira bakumva nabi niwo muziki nyamuziki nabaza kubivuga zabyita ngo ni kizungu kandi akenshi tukiri bato twajaga kwita ikintu ciza twaravuga ngo ni kizungu ura muntu no muzungu ura ibintu byose ese uratekereza nk'umucuranzi utangiye ubunyina akaba yaragiye mu kunga gusa ese ubona ejo hiwe hazaza hameze hatu ubona ari heza nk'umuntu wiga atangira akavuga ati niga umuziki nyamuziki ya urumva first of all ni kuri channel yenda ngiye kubivuga ariko kuzindi channel narabivuze igisemba ntabwo ari umuziki ntabwo ari umuziki ushobora no kuja kwiga tikiba mu mubare w'imiziki ayaye ni kinyamurenge cyangwa se ni kibene ya numva abacuranzi bo hambere ngewe ntabwo harabatubanjirije bavuze ko igisimba cyavuye mu babembe iriya wa mukunga wabo uriya mukunga wa gutya ni nacyo gisimba igisimba si kigicuranga ni iriya ngoma iriya ngoma ni abamatayo ndamayizi ukipatwa na shida pelekea Yesu we shida ni njyana yabo niyo muri buriya bwoko uzumva izi ndirimbo zacu twaziririmbamo zose ariko ndamayizi yatibiyemo kako kantu cyangwa kandi k'igipfurero ngo Yohana yewayi ririkombe uzumva neza niwe wabigiye kigiza ndi mavuta kubereko niki wabo si cyacu rero abacuranzi narabivuze no kuyandi macano ndababwira ati pe ni cyiza abanyamurenge nicyo dukoresha cyane umwana aracuranga ngo dufite umucuranzi ngo yigitangaza ngo kubera ko yacuranze igisimba okay igisimba si wo muziki hari umuziki w'ibanze fondation uko batangira piano igira icyo bita formula kijya ya physique neza twigaga igira gahunda mugane kujya be yavuze ngo sentigira amategeko x times 2 iko ati gutyo igira amategeko ni formule kandi formule uyifashe none se dore mi fa sol la si do niki ni formule umuntu wese utangira kwiga wagiye kureba umwarimu ngo amwigishe nico akwigisha kiri hanze yico abakubeshe ni cyaga igisimba cyo ntikibigirira rero gusa byaradufashije Beya numvise ahavuga kuri channel ya Beni na Chance baba bamubaza nyine ngo kera ukuntu yatangiye aravuga ngo bacurangaga ngo rimwe kabiri gatatu ngo nyuma ngo biza kuba ngo rimwe kane gatanu rimwe kabiri gatatu kawe nta indirimbo ntiwo yirangiza nta gitero urangiza ni phrase y'igice kiretse yahimbwe nyine n'uzi ucuranga gutya tibishoboka ariko byo bivuze ati 145 hagwamo indirimbo cyane nyinshi zidukoresha nyinshi zibamo kuri ibindi na maskeres na passing code ariko wamenye 145 ucuranga worship yose karangira rero abacuranzi bacu igisimba si umuziki kandi byaba byiza cyane simvuze ngo ni kibipe kubera ko nico gamuza mukoresha iwanyu muri ritorero ugende wige n'indirimbo uzashobora igisimba ariko nugera ku ndirimbo uzananirwa twumve harimo ubukene urumva kahari atuvuye mu kanya ntategereye babisingira amanyama yo kubisenge numvise ariko ngo bagere mu gisimba umva wa mugabo arafumbutse ariko mu ndirimbo reka yarayimahusha rero bivuze ngo mureke twite ku muziki nyawo twite ku ma country twite ku ma jazz twite ku ma blues biziwa amakanisa y'abanyakenya niyahemba neza abakire kandi yes twebwe abacuranga imikunga nanje ntikuyemo nitwe dukenye kubera ko turi muri tere ya bene wacu kubavugira amatama muri tere yacu y'igisirimba ariko bene data bacuranga indirimbo za worship neza kuturusha nibo bantu bahembwa amafaranga menshi nibo bantu bakora mu banyamahanga aho igihe gakizagera uvuge ngo iyo mbimenye ukisanga South Korea wenyine cyangwa South Africa nta kanisa ry'abanyamurenge na rimwe uzakoresha igisirimba
ico gihe ukahawa ugakena kandi wari ufite impano waravuye muri Afrika uri umusitari ngura umucuranzi so twitaye kuri bibindi wa ahana hariho hose everywhere you go uzacuranga kandi uzabona akazi murakoze cyane Patrick arakoze cyane murumvise icyo ni ikibazo ni igitekerezo atanze kandi n'amasomo atanze amasomo umuntu wumva yumvise ikindi kintu mbaza ndi mukubona hari ikintu ubu nyine twese ku bacuranzi batangiye uburetse igikupira Bea niwe wanze gukurikira ngo ntakurikira pade ariko twebwe benshi turayikoresha kandi ni nziza ese ko twese tuzatuyikoresha kandi umwe yava ukabona umwe asubiye muri yayindi undi yararimo uko niba maze gucuranga nawe wacuranga ukoresha pade ese ni ryari bavuga ngo umuntu azi gucura umugisirimba ngo azi gucuranga kurusha uwundi ni ryari bavuga ngo uyu mucuranzi azi gucuranga kurusha uwundi kandi bombi bakurikira ya pade bakoresha muri kigihe cy'amapadi ntawe urusha undi ntawe ukurusha nuzi ko zihinduranya kakujya bazahinduranya amashati nta kindi kubera ko melody ni imwe nuko tukwa kamera ya abene wacu Imana guhumugisha data tibagira stress utabona ko turi kuri mutandao nuko suko bari mu kugira taratata padi akagenda zihinduranya kandi nta padi zo muri Kongo bari mu kuzohereza ku matelefone kakujya bazohereza file cyangwa twapanze imirongo ngo no ariko uvuza kantu nugutegereza bagenzi bawe yewe kera wewe wahageze ugategereza wa saa 3 bakabanza bakazividurira muri machine zikaza ari file kuri phone ugacomeka phone yawe USB bagashira kuri machine bakazi withdrawinga muri machine then bakazishiramo flash muri machine bakazi withdrawinga mu ntoza muri flash ukayijana nawe ukayikubita muri flash warangiza ukagira gute ukayicomeka muri senti keruko padi vuga ngo padi bigezemo ibishitsi ubu nyine ndawe kimenya umucuruzo wa flash n'umucuruzo oyaye kandi naratangaye nta bukene bwazo bubaho nta bukene bwazo no ufite flash yawe gusa no kumva padi batibuye Nyabiheke ikararishitse kandi yashika n'igicuruzwa ubu twese iryo yinga amakanisa yose tararada twese uniform so wose umuziki ba papa nta tandukaniro rihari nta mpinduka mwese akakaboko ni gucya gusa muri make bose bari kuri akakaboko niyo mpamvu muza mubiri bizuya byinshi niyo mpamvu mubiri bizuya amazi akamanuka muri senta mato ya senta gakwama muba mwakoresha imbaraga akaboko kagira gutya aho uretse akaboko umutwe jewe singira umutwe ukomeye n'ubu kera warumenetse sinokora birabi nawe tuzi bikora Steve none kucungera narabuze mana uzandindira umutwe pade tazawutwara ba Daudi ejo ndaramubwira ngo imitsi y'ijose bagize ikibazo cy'imitsi y'ijose usanzwe zapagarara gucanga curanga umukuru kakanze ni sawa iyi dance dafite amajosi maremare turago nuko kaje nawe nuko yazigama Imana yeze umugisha abacuranzi ba pade Imana turabemera cyane ariko bagende bakure bivuga ngo runaka ni ubizi ni wayikoze ndatuvuga ngo yakoze pade nziza aho niho twovuga icyo nacyo cyari igitekerezo ntawe tugwanyishe ikindi nigeze kumva sinibuka neza ariko nigeze kuvuga kuri Bea bavuga ngo mu bacuranzi bavuga ko bazi sente uvuga ko ba mani aribo bazi sente numva udashizemo Bea kandi Bea turi mu kurarana ubwoba abandi bacuranze ngo Bea sente ya Bea wagira wamenya wacuranga neza abagore bakakubwira ngo none wabaye Bea wacuranga neza abantu bakakubwira ngo none wabaye Bea wowe neza gakundi igihe kimwe sori gukoresha izina no umuvyeyi wundi umuvyeyi Liliane Kabaganza kera umuntu akazarimba neza ngo none wabaye Kabaganza none usiga ucuranga bagadama ngo none ngo wabaye Bea neza ngo none gucuranza ngo imwana ngo curanza nka Daudi neza ngo imwana ngo curanza nka Moses ese wowe ico kintu icambere nabashije kubera ko utashizemo Bea mu bantu bazi gucuranga ikindi iyo umuntu avuze gutyo ngo ubaye runaka ubifata gute kuko njewe akenshi nje birambabaza
ko ndavuga nk'umucuranzi je birambabaza gute umuntu anyita runaka no kuvuga ngo je ndi hano ntahari wowe uzi ubitekereza gute njyewe impamvu nabivuze kuriya ni iki kibazo wambajije mbere kijya nabaje Beya ni docteur w'igisirimba ibindi ni kandi nshobora nakubwiye ko igisirimba atari iki twavuze ko igisirimba cy'umuziki umuntu ushobora kwemera ko ari docteur ni mima uyu uri hanze mima musaza wa Chance Mukabeni pe dufite benshi nawe urabazi baba clavier sibyo igisirimba twese turagicuranga kandi Beya ntiyo curanga hondi ngo acurange naho hari simvura ngo aramagwira mu makanisa yonyine kandi aho nacurangiye kibazo babyina cyane nawe iwawe hari karofari hari ubwo wabona nza kugutera mugani wabizima ngo no gutera nkawazalendo ako kantu nzokagarukaho abacuranzi barimo kuvuga ngo abandi ngo babateye baguteye yewe icya mbere se ubwira ikanisa ryawe ndekarekeraho uriya niyo mpamvu nabivuze mu by'ukuri Beya ubu ntizo wabigikunze Beya ni mukuru wa ariko ntabyemera bo mucisha skani icyuma cobara ni handi imyaka ntiyo zayikora scab icyo nabivuze Beya ni docteur mu gisirimba mu njyana y'abanyamurenge na sebeni yo numuriro pe ariko umuziki nyawo boziriya z'amaklavier uriya niwo muziki kandi ga ntawushoboye noneho ga kubera ko muzamuvuga ni docteur kandi ari docteur mu gisirimba gusa ndabizi kugira ngo je kuva mumenye n'iryo zina nasanze je sinangendera mu Kigali docteur ni mima uzi formule ya senti yose kurumva Beya ni igisirimba ni docteur w'igisirimba pe nta muntu mubanye murenge nta muntu umurusha nuko azagiraho cyakanyumva nabi bwacya akashaka kunsubiza nta muntu kurusha igisirimba ariko umuziki twemera umuziki nyamuziki tugomba no kwiga dukenye abenshi mu bwoko bwacu ariko abandi kandi barashoboye urana dufite babyinshi dufite bazawadi dufite ba mima dufite ni benshi ba Trezoro aba bana bakagorora bazamutse ejo bundi abangaba Charifuri abahara umoja ntuza Shalom ba Patrick no mu Rwanda tubona Musabwa ni umucuranzi mwiza w'igisirimba uteye ubwoba sebene ya Musabwa iri hejuru ariko reba Musabwa kandi muri bande ko muri konseri ya Alarm live bro uri umuhamya usushi Rwanda Steve usushi Rwanda uza wicara ukumva ese biriya bitaza kora Beya bikora biriya birigwa Beya bikora uko kwamabwira ngo biriya basha ngo mwarasaze ngo muzonzane tuza twubahana nibyo byiza Beya ni docteur w'igisirimba umenye level yawe tuwamufata level zose ngo zikunje abagabo bose bakubite mu kwaha oyaye kubera ko habe naje ubwanje zambivuga Beya ntabwo ncuranga ntushaka gucuranga indirimbo ndi imbere y'Imana Beya ntagize amadiminisha ntazi biki azama kubita gusa none ugakubitira parara isi abanyamurenge ngo ariko noneho Beya ngo koze igitangaza brass section gusa rero woni se Papa Simiyoni doctor turamwemera aba twicaya iri torero mukangira kimihini nk'itanu uri uwa mbere uraratukaze nko minembwe nta wundi wacuranga kubera ko nta kizungu gaco haba ni uko amatugira ngo Beya kibazo gene padi we ntaza yo jana ariko minembwe bamaze kwitorana afite padi agashikayo ira ya ngombe sinzi abasirikare bari benshi bavuye hano barazizi baraferaga ko bacaye rero turamukunda kandi uyu muziki data nyamuziki unagezweho ntabwo ukiwize ngo ushobore oyaye first of all imyaka iragiye cya kabiri ni umupapa afite abana kera karagize abana bane yes ari mu zindi nshingano ariko Beya igisirimba aragitwikuruye muri terme nziza igisirimba aragitwikuruye ngo urangize
uragisimbiza ugishira ku yindi level agishira mu kirere niwe wagitwikuruye Patrick ikindi kibazo utinya imbeho ko ndabona kera je buko nta kibazo mbeho muri Kenya Zimbabwe kandi ko nta kibazo hari ikindi kibazo mfite ejo bundi wabonye nanje nigeze kubikora mvuga abacuranzi ba mbere mu mukungu tiwanshiramo sinagushiramo ejo bundi numva mbangutse nawe aravuga ati reka nkure ivyo byose mbangutse yaraje akuraho ibyacu byose ariko aravuga ati reka nkure ivyo byose nje mbaheza je nkore liste y'ukuri iri confirm ariko hari umuntu mvugaho yenda urabanza uvuge nimba iri liste uyemera ikindi amaze none yagiye avuga abantu baje mbere numva ko ashobora kuba hakoresha nk'ukuri ku bantu bagiye baza mbere numva karavuga abasaza mu muziki ariko amare ashiramo n'abandi numvishije bato kandi yenda wowe ushobora kubuzi ko hari abandi yenda ku rugero harimo ba Musabwa harimo ba Aimable abo nabo uremera ya liste y'urayemeza cyangwa yose ntuyemera cyangwa harimo abutemera okay harimo abo ntemera yagiye apanga nabi yagiye apanga uko ashaka ese we yishize ku mwanya wa kangahe wa karindwi ati wumva ko yapanze uko ashaka bangutse ntago ari ku mwanya wa karindwi bangutse agomba kuza ku mwanya wa gatatu cyangwa kabiri hagomba kubanza Mima hagakurikira Bea hagakurikira Mbangutse ubwo tugomba guhera na master wacu Mima twahita twikaga mu banyagisirimba tugenda tuvanga tuza Bea kubera ko mu banyamurenge igisirimba Bea afite igisirimba ciwe nubwo atari cyapandi ni watumye tudwikunda kubera agira n'igisirimba ciza bro ciza kiryoheye amato hagakurikira Mbangutse ariko kandi Mbangutse ari mu barimo ba Bea ariko kandi ntuzi ko umunyeshuri ashobora kurusha umwarimu ntabwo Mbangutse yagipiburiye niko ko twumva yes yagipiburiye kandi urumva Mbangutse kuvuga ngo yishire ku mwanya wa karindwi twe turamuzi asubira kwa yaratinye ndamuzi n'intinya amaso kandi n'imfura ariko Mbangutse turakuzi uba muri university kandi uri mu batoza ba legend b'abanyamurenge jewe ndamuzi muri Siloam kicimukira mu Rwanda namusanze muri Siloam ico gihe yuze ya ministry yari isaze amaze Mbangutse noneho agacuranga igisirimba ariko yagera ku ndirimbo z'abakorari kaja kurira papa yakoze n'amadisketi akora amadisketi y'indirimbo akuza ururimi bayizenguruka urumva amadriblage ni kuki kubwira ukuri zira ndirimbo bro Mbangutse n'umuhanga yewe wa mubiri we twarakumenye yanze kwishira imbere ariko turakuzi bro none Aimable yashize muri rantuze ubundi yatagiye imbere yawe Aimable umwana w'ejo bundi dushaka mushira mu mwanya wawe oya asoje kuri kamera nawe arabizi ni uw'ejo bundi ahubwo naratangaye nagende abacuranzi bose basaza ubungu bazamutse sanga ndi mukuru wabo uhereje kuri Merci umuntu ndutari ni Musabwa Merci ni hasi yanje bivuge kuri YouTube ba Trezor nzikama ni hasi yanje ba Aimable we yaje ejo bundi ava ni Goma harya ejo bundi yavuye Bukavu nje naravuye no mu Rwanda ariko Aimable yazamutse vuba cyane yazamutse vuba kabisa ariko yatangiye ejo bundi kandi Aimable atangiye kuvuza umukunga neza nawe amapad atangiye ni nk'imyaka ya pad yaratangiye kuvuza umukunga nibwo yisanze ahitaje muri pad ariko umukunga yaramaze kumenyura mpuzamahanga yagira na accompagnement nziza cyane noneho rero padiga nazo zagize ikibazo abanyamapadi hari umuntu wakora padi nziza Merci wo muri Healing noneho hari padi yakoze baba nabaye ishavu ryari narayindira gucya sha Mary amaze cagitwe kiwaka akagikubita cagitwe kiwaka kizamura tuzohura data uri umukozi w'Imana kandi azanaririmba neza wa zankurikirana ya channel yiwe harakarimbo yigeze gutumira Trezor nzanyitegera nkarira barimba indirimbo ivuga ngo Uwiteka urakomeye ingoma ya na Trezor akora ka 7 koroheje ashiramo ibindi birungo ayo wawe uteye ubwoba bro courage nukuri iyo tubona barani bose bavuga nyine tukumva rero ura muntu yoza avuga ikintu tukumva pe nkubu tumva ko mvugiye batangeje bundi ariko nogere Kigali bro papa nkakurekera stage nta kibazo kakurekera stage kubera ko ibizu ukora nibyo uri gukora birumvikana kuri Jean Steven ko turabyumva n'isi kirabyumva turatahura inyano kuri kwima umuntu wakoze ibintu byiza turamutahura kabisa no kuvuga ngo ira liste ya Mbangutse hari irimo politiki yaratubwiye ngo agiye kutubwiza ukuri
keretse kugira ngo atubwire ababizi keretse yakeneye gushiramo ahubwo bangutse nari nzi ko azavuga ukuri bara n'abanyeshuri nka Nyarugabo hafata ngo Nyarugabo tiyamuvuzemo Nyarugabo waho moja ya gatatu ku mwanya wa kangahe uturimo sindimo bangutse turimo kabisa ay okay ni nguko sawa tugaruke ku bana b'ubu ngubu ira pressure abana bafite yicara mu materaniro akazayumva ngo ni nyota akazayumva wakinjira akumva arababwe yabona bagushize kuri afisha akumva barabahuje akabavuga mwahurira mu gitaramo mukaza musa n'abafite competition ngo ntakoraho ngo ntacura ngo atatavugisha kivyo bintu ivyo bivuga hiki Steve nukuri uyu mwuka ni mubi kandi urabona twebwe nije mvuga ati yenda turi bakuru tumaze kuba bakuru tiyenda n'imyaka ariko abona kandi si imyaka kukise bakora bura bugoryi kandi muzima busaze nta bundi bugoryi bakora bameze Beya ndamushimira Beya azabona bamuhuje n'abarabana kuri afishe akamesenga ico giterano kwanga kavuyo kw'abana bo musuzumura rwose Beya kiriya kintu ni sawa kiguhesha agaciro n'icubahiro ariko aba bapeti nk'uyu bizima nuguhagara kuri senti ngiye kiyandegera ngo ningire vanga inyota iramwishe inyota irakwishe se ni primus ugiye kunywa inyota yo kwa Yesu azagura yishiyinjirane numwa Yesu ntanye tuzongera kugira ukundi bagende bagabanya inyota jewe byarantangaje kandi zange ndabibona mu biterane tugahora mu biterane we muzamuhura cyane ukamubona umwana yanze kuva kuri sente bagukureho baje kumukura nkabwo yatoye mumureke azagenda kandi niko azagenda kura sentise wawa Stephen sentise ikaryoha uyiriho ariko muzi intambara sentigira igira intambara cyane igira intambara zinshi cyane Beya ni ubizi bimazemo igihe Patrick arakoze cyane ho turagenda tugana ku musozo ariko twavuze ku bacuranzi cyane ariko muri bamwe twovuga nabo batari abacuranzi kandi ari abacuranzi mu bitekerezo abayumbe nibo naringiye kuvuga nanze guhitangira baza basa n'abacuranzi kandi atari abacuranzi ugasanga yenda ibibazo bimwe abantu bagirana abacuranzi ku bandi ugasanga biri gutegwa n'abayumbe wowe kira kintu uzukivuga yiki ugasanga niba nje nawe tubanye neza ariko niba ndi kuri sente umuyumba akakubwira ngo Patrick ejaho wawe iriho umuyumba akambwira ngo ninje reka nkubwire mu ncamake tuba mu biterane nejo bundi mu giterane cyabaye hano cy'abayumbe ba Kenya yose naravuze ngo reka nshiremo akompanyema ndeba abantu baza babyinisha umubiri badafite Yesu nta mwuka je muri akompanyema igice kimwe kiramanuka kiva kuri stage kirica ngo iki ngo barangize namavuga ati umwe babiri batatu bane batanu sava abandi benshi basigara ku gatuti no kuvuga ngo iyo igitaramo kikurimo cyange cyazamutse inspiration yazamutse tushobora kumenya ngo ko haracurangwa akompanyema ko haracurangwa padi ko haracurangwa gitari ubu uri mu yindi dimension ariko babayumbe aza yamazinga mu gahanga ngo yanze gucuranga padi turafatwa pi uri mu bisi ndakuzi nayo bajya bavuga ngo akunda runaka ngo azafatwa cange wagera nk'akasarani ku rugero ngo bizi kesha yose kugeza mu gitondo ba Stephen bagacutaga badacuranze ba Sava ba Conseil bande uri umunyamubiri nubu muyumbe nyawo hakaba hari ikintu kikubamo uzokunda umucuranzi wese kandi uzareba babayumbe bakunda bacuranzi bamwe bagasiga abandi n'abayumbe bagenzi bawe ubu ufite agashesho ubu ufite bamwe muzamwumvikana abandi urabanga selection ni yiki umwana ari kuri senti aho bizimeje ubundi muzaba muri kumwe uyu mwana ukuye kuri senti niwe uzasigara mu ikanisa ryanyu niwe uzawacurangira uzagira gute muzabana neza kandi uzomushekerera kandi uzomukunda ariko mugende muha abacuranzi amahoro mugende muri kubwumvikana bw'abacuranzi bubeho iyo ufashe umucuranzi kumubwira ngo vaho runaka naje noneho bamwe hari n'igihe uburi nk'umusinzira umucuranzi uriho ari umusinzira iyo bikoze kuri atwe tuhita tuvuga ati ashizeho muri umunawe ashizeho abasinzira icyo ngicyo
ni famiye wazanye mu ikanisa. Iyo ni inama bagenda. Iyo ni inama jewe mbarizwa mu kiyumbe mbarizwa no mu bacuranzi. Urumva? Kandi baza bareka gukwazanya. Umuntu abe mu materaniro. Kuri iyo kuye umucuranzi kuri sente. Ubu muhaye satani, ubupfobeje bizakoze. Igitaramo cyose aza kibamo yakwaza. Tiyogaruka no muri cya gitaramo. Kandi azataha babaye. Cyane. Mwarangiza ngo se ngo urababaye papa aho. Ngura ni inshuti yanje ngo wowe wahagarikiye nka kwa kamikoro yewe reka Robert ahagarikire duheze iyo mikoro cyangwa umuntu watubwiriza neza heza runaka tubwiriza yewe iyi time tuyinogereje mureke nyiheze referangenganya ati ibintu tuzanabigarukaho tubivuze twatwihuye mugende mube macuwa mukure ijoro rirafashe tuzogaruka ari kumanywa ariko mugende mureke igitaramo kigire gahunda umuziki wose n'umuziki ibi bipadi bitaraza umuziki wari uhari undi muziki wari uhari kandi abantu bakaja mu mwuka cyane iyi ni nka generation ya kane y'umuziki abantu bareke gutezanya umugomo mureke gutezanya umugomo kandi jewe ntutegereze nzocuranga nka Bizima cyangwa nzocuranga nka Moses nka Daudi nzocuranga nkanje Patrick jewe yes murakoze cyane turasoje Imana ibaho umugisha mwe mwamudukurikirana nawe turagushimiye kandi yose twayavuze twagiye tuvuga buri sije tukayitangaho inama sinzi yenda niba hari kendo kintu wakongeraho ubwira abantu ufite yenda cyanyuma kugira ngo dite dusoza icyo nababwira rwose courage abantu bakunda igitaramo abantu basubire mu gitaramo abantu bari kwita ku ntambara dufite hanze abayumbe ndetse n'abacuranzi baza bavuga ngo igiti ngo ceze imbuto gifite imbuto ngo nico giterwa iki amabuye n'imijugujugu so mwene data wowe ufite intambara uyu munsi wowe ufite ibitero wowe uri guterwa imijugujugu n'imyambi wicika intege icyo nicyo cyerekana ko ufite iki kurimo ufite imbuto z'Imana Imana iri kumwe nawe kandi uzagera ku masezerano yawe shalom turabakunda murakoze cyane cyano ni papa